Dore ibintu abasore cyangwa se abagabo muri rusange badakunda ku bakobwa cyangwa se ku bagore babo. Ibi ni ibintu umugabo akubonaho akihangana bwa mbere, ariko iyo ukomeje akabona yuko wabigize akamenyero biramugora kwihangana rwose, hahandi urukundo rwe kuri wowe rugenda rugabanyuka kuzageza rurangiye. Ibi bintu bitega amatwi kandi ubyumve neza kuko ni ingenzi cyane. Yaba wowe musore ugomba kubimenya kugira ngo utazabibona uri kumwe n'umukobwa mukundana ukagerageza kubyihanganira cyangwa se ubyirengagiza, ariko igihe mwabanye mu rugo bikakubangamira cyane. Kandi nawe mukobwa ugomba kubimenya kugira ngo uzabyirinde. Ikintu cya mbere abagabo banga ku bagore cyangwa se abasore banga ku bakobwa bakundana ni ikintu cyo gucana inyuma. Umugore umuca inyuma cyangwa se umukobwa umuca inyuma, ntago umugabo rwose abasha kwihanganira umuntu umuca inyuma, by'umwihariko iyo bikozwe inshuro zirenze rimwe. Noneho cyane cyane iyo ari wa mugabo ugerageza buri kimwe cyose ngo agushimishe cyangwa se ugerageza kuguhereza buri kimwe cyose ukeneye. Iyo ahangaha umuhemukiye rwose ukamuca inyuma, urukundo yagukundaga ashobora kuruhinduramo urwango rukabije, kuko buriya iyo umugabo cyangwa se umusore yaciwe inyuma, muri we ahita yiyumvisha yuko batakimubonamo nk'umuntu ukomeye cyangwa se nk'umugabo muri rusange. Ntago aba akibona yuko bamubonamo umuntu w'umugabo, ahita atangira kumva yuko hari agaciro yimwe nk'umugabo, bigatuma bajya kumuca inyuma. Ikintu cya kabiri abagabo badakunda ni abagore bababarira. Aha ndavuga kubabarira amafaranga yose binjiza cyangwa se bakagenda banababarira ayo bakoresha uko bayakoresha, ndetse n'asigaye ugasanga umugore ari kugenda barabura ifaranga ryose umugabo yinjije n'iryo yasohoye ashaka kumenya aho ryagiye. Ibyo akabikora yirengagije ko umugabo ari uba wayavunikiye, kandi uwo mugabo nawe hari ukuntu aba yayabariye. Wibuke ko abagabo baba bashaka umuntu ubagira inama, ntabwo baba bashaka umuntu ubayobora cyangwa se ubategeka, kubera yuko kuyobora no gutegeka byo biri muri kamere yabo, nibyo baremewe. Aha rero mu kubyirinda, niba hari igitekerezo waba ufite kugira ngo mubashe kuba mwakoresha ayo mafaranga umugabo yakoreye, wakimubwira nk'uri kumuha igitekerezo, ariko nanone utarimo umubaza uti amafaranga yose ari hehe ngo zana hano tuyakoresha ibi n'ibi, ako kanya uhita ubimubwira. Weho ubundi ugomba kumanza ukamubwira yuko cyari igitekerezo cyawe ufite, kandi mu gihe agukunda cyangwa se akwizera, icyo gitekerezo agiha agaciro cyane. Tujye ku kintu cya gatatu abagabo banga cyangwa se badakunda, ni ukujya umubaza ugashyiramo amacenga winyuza hirya no hino. Ibi bintu by'igitsina gore byo kwijijisha mu gihe agiye kuvuga ikintu kimwe akajya abanza kunyura hirya no hino atarasa ku ntego, abagabo birabajena cyane. Uretse yuko nyine bamwe na bamwe, abenshi bitewe n'ukuntu baba bakunda abagore babo cyangwa se abo bakunzi babo, ntago babigaragaza yuko bibabangamiye, ariko muri rusange umugabo biramujena kuko ntago amenyereye iyo naturality y'abagore. Baba bashaka ngo umugore arase ku ntego, niba ari ibikemuka binakemuka hakiri kare bigire mu bindi. Ikintu cya kane mugomba kwitondera abagabo badakunda ni umugore unegura bagenzi be, ugasanga niwe wirirwa avuga intege nke za bagenzi be, akagenda avuga impande mbi zabo, kandi buriya nta muntu n'umwe utagira uruhande rwiza n'uruhande rubi. Aha rero iyo ugenda unegura bagenzi bawe, niyo byaba ari byo ukaba uri kumwe n'umugabo, bimujya mu matwi kubera yuko yumva bimuteye ikibazo, akaba yanahaguruka akigendera rwose atanakuvugishije. Ikindi kintu cya gatanu gikomeretsa umugabo cyangwa se atabasha kwihanganira ni umugore umubwira ko adashoboye ikintu runaka. Mu magambo make, umugore umuca intege mu bintu byose agiye kuba yakora. Nk'umuntu uwo ari we wese ugira amarangamutima, n'umugabo nawe asubizwemo imbaraga no kwerekwa n'abo akunda yuko bamwizera kandi ashoboye. Biramubabaza rero kumva yuko utamushyigikiye mu kintu agiye gukora, kandi nyamara yari akwitezemo iyo nkunga yo kumushyigikira. Ikintu cya gatanu abagabo badakunda ku bagore ni ukwishyira hejuru bashaka kwiyerekana uko batari. Hari ukuntu nk'umuntu aba ari kuganira n'abandi agatangira kwiyemera ibintu nawe ubwe adashoboye,
ariko nanone wumva yuko aho aganisha ari ugushaka kwereka abo ngabo bari kuganira yuko abarenzeho ndetse batapfundura n'udushumi tw'inkweto ze. Ahangaha umugabo bimutera ikibazo kumva yuko umugore ari gushaka kwiyemerana ibintu uwo mugabo atabashije kuba yageraho. Aba yumva bisa nkaho ari nk'agasuzuguro kuba ari gushaka kumutwerera ibyo atari yageraho kandi agerageza kubikorera. Kuba yabyifuriza umugabo we nanone bikaba nta kibazo kibirimo, ahubwo ikibazo akaba ari ukugenda abyiratana mu bandi bantu ashaka kubereka yuko abarenze kandi nyamara nta n'ikintu bifitiye rwose. Ikintu cya gatandatu umugabo adakunda ku mugore ni ukugira isuku nkeya. Byanga byakunda ikintu cyitwa isuku tugitozwa tukiri iwacu ndetse mu mikurire yacu tuba turi gutozwa isuku, ariko nanone bikaba ikibazo iyo urinze ukura ugashaka umugabo cyangwa se ugashaka umugore utabasha kuba wakikorera isuku neza ngo bikunde. Ahangaha mbibutsa ko buriya isuku nkeya cyane cyane ahanini igendana n'ubunebwe. Ikintu cya karindwi rero ari nacyo cya nyuma umugabo adakunda ni umugore umubeshya. Buriya umugabo ushobora kumubeshya rimwe ukabona arabyemeye akakwihorera, ariko nanone ukamubeshya bwa kabiri nabwo akakwihorera, ariko iyo amaze kubona yuko bibaye akamenyero ahita atangira akagufatira imyanzuro. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe kuri Dego Media, kandi nawe utarayikora ndagushishikariza kuba wayikora. Mukande like ndetse mujye no muri comment mugire ikintu mutubwira, dukomeze kwagura umuryango wacu wa Dego Media. Nge twari kumwe mu kiganiro, amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirima Kanaryo ni iryanjye.